bimeze bite? Bimeze neza. Amakuru ni meza. ko warakaye? Aya nagaragaye. Taragatwenge bana wagira turebe. Aha. Wasetse nkuko warusetse mu kanya. Ngira akantu gasekeje. Ese mu kanya nayo nkubwiye ibintu bisekeje. Ko yino warubwira nyine numva. Abakora nyine bibaye. Hahise kugira ngo uzane tuno tuntu tubyimbe wasetse. Sekejwe n'iki? Uri seriye cyangwa warakaye? Oya ntabwo narakaye. Njye nitwa Fisto. Nanjye nitwa Celine. Kuri kunsubiza nkaho uri kumima. Oya. Kuri kunsubiza gutyo. Wagira ngo usubize gute? Ujya urakara? Yego. Iyo warakaye bigenda bite? Iyo narakaye ndaceceka. Kwase bikarangira bite nyine ubwo kugahindura agenda ukakishyinguramo? Iyo narakaye ndaceceka. Noneho narakaye cyane nyine nkarira, iyo ndize biba birangiye. Uri guhumura neza? Meza. Nakazi. Ni parufe cyangwa ni amavuta? Byose biravanze, hari perfume n'amavuta. Celine nkawe kugira ngo umukobwa ahumure nabi utekereza ko biterwa n'iki? Umukobwa ahumure nabi? Bad smell kunyura ukumva icyuyuka. Ushaka guterwa n'icyuka cye. Gusa ikivaye? Nimba ari igikara. Nakuze numva igikara. Akanuka igikara? Kuyabura ariko nuka igikara. Umuntu w'umukobwa unuka igikara si ubwo hari abantu muziranye se? Nawe byose biterwa n'umwanda nawe. Nese uba wumva ubundi ku rwawe iruhande umukobwa yakaba yagira umwanda? Oya. Umukobwa ugira umwanda we umufata uti ngemba? Umukobwa ugira umwanda? Muri iki gihe baracyariho, muri iki gihe ntabwo bakiriho. Yego. Bari bariho ryari? Mu gihe cyashize, mu myaka ya kera. Ubwiza bwawe busobanura ute? Yego ubwiza busa nanjye ndi mwiza. Nawe urabizi. Nabisobanura gute? Cyane karemano nyine. Yego rata. Ngoyeho uri naturel, uri naca. Ari? Uri umwimerere. Yego. Umva byasaba iki kugira ngo ujye gukora surgery? Bibaye ngombwa ko buri muntu wese wamutegeka kugira igice cye yibagisha, wumva wakibagisha ikihe gice? Ikihe gice? Cyangwa se wakieditingaho ikihe gice? Ntacyo. Sure. Yego. Ahantu hose uruzuye? Cyane. Ibintu bitatu wikundaho? Njyewe ku mubiri wanjye? Yego. Cyambere? Feel free. Icyambere ni iminwa yanjye. Cyakabiri? Cyakabiri igice cyo hasi cyanjye. Cya gatatu?
muri face yanjye. Wigeze uhura n'umugabo akakuzanaho irari yego karugabo we? Yego, bamura nabo cyane. Mukanavugana? Kuvugana gute? Nyine ashobora kukuzanaho irari, wenda akaka-approachinga ukamwavugana by call, cyangwa se wenda ahantu urakagusanga nyine wenda aje nko kukuhereza some conservation, utuntu nk'utwo nyine. Oya. Ntabwo uwo mwanya usuga umuntu ahaye uwo mwanya gutyo n'ubundi biba byarangiye. Celine, kugira ngo umuterete bisaba kuba ufite iki? Bisaba kuba wujuje iki? Icya mbere bisaba kuba uri umusore Celine muto nishimiye. Bisaba kuba uri umusore Celine muto nishimiye. Icya kabiri nishimiye nyine wujuje ibintu byose. n'ibiki? N'ibiki? Ashaka kuba ari umusore mwiza nyine nanjye nishimiye. Ndayijyamo. Ikindi? Ikindi ashaka nyine ari umusore nishimiye, ari umusore mbona yuko nimuha umwanya wanjye atazawupfusha ubusa, umusore uri tayari. Kuri ubu ubaye umuhungu watereta umukobwa umeze ute? Tereta umukobwa w'inzobe ufite na nyashi. Ufite na nyashi kandi? Cyane. Jya wikundira banza ukunda nyashi. Yego nyine ndi umuhungu niwe mukobwa natereta. Defo wiyiziho abantu benshi batakuziho ni iyihe? Ko byasa kose ntabwo yabura. Haba hari igice uvuga uti mana uzamfasha abantu ntibabimenye, wenda ukaba unywa inzoga abantu batabizi, cyangwa se wenda ukaba ufite nk'utundi nyine reka siniye abantu batanziho kandi babizi ko ari defo. gusa wenda ushobora kundakaza simbikwereke. Uri smart. Ntubimenya ko nyine narakaye. Bakubwiye ngo kuva wagera muri segonderi ya mbere ubuzima wabayemo bagiye kubufata nka filime, uburebane n'ababyeyi bawe, wabyemera? Yego nabyemera. Arenze. Ugeze ujya gusura umusore ukararayo? Oya. Ugeze umusura muri ghetto se? Wapi? Kubanza uri umwana mubi. Nagaruka mubi. Banza ujya wimana. Nyimana iki? Nyine feelings zawe zo gusura abantu. Biterwa n'uwo ari we. Umukobwa mutabana, umukobwa utagira inshuti, ni umukobwa waba ufite imico imeze gute? Umukobwa unywa inzoga. Byonyine? Cyane n'ibigezweho. Ubwo yikundira abakobwa bari muri za 80 bafite? Umukobwa wiyubaha. Turi kuvuga ngo iPhone yaje yashamadutse amavuta yawe, nyine umukobwa uri aho utuje. Yego. Bibaye ngombwa ko binyamaswa wumva wabiye nyamaswa? Urukwavu. Kubera iki? Utwavu ndadukunda. Nubwo ukunda amaso yawe ari kureba neza? Nubwo mbeshye Merisi? Ntabwo nkubeshya, ahubwo nkabonera kukubaza ngo uzareba neza kugeza ryari? Igihe cyose. Celine akunda kurya iki? Nkunda iyo nariye neza ni umunyiki n'inyama. Uzi kubiteka? Yego. Wumva ari iki cyatuma wahukana wenda uramutse wabaye washatse umugabo? Kriteriya yaba afite ukavuga uti ntabwo izo nabasha kuzihanganira? N'umugabo? Umugabo waba unca inyuma. Umugabo waba unca inyuma.
nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko utwara inda, nkunda niba ufite umwana ntabwo mbizi, umuntu waguteye inda akakubwira ati njye ntabwo nera inda kandi ubizi neza ko ari we, umwana wamukuramo kubera iki? Ese wamurera kubera iki? oya ntabwo namukuramo, namurera. Kubera iki? Ntabwo nakuramo uko byagenda kose, kuko kuri njye mba mbifata nk'icyaha. Hari abakobwa benshi bakuyemo inda bumva ko ariyo final decision bafite. Gira message ubaha nawe nk'umukobwa. Message nabaha sibyo ko nta na message naba, kuko umuntu ajya kwikamo bitewe n'impamvu ze, kuko ntabwo wajya gufata umwanzuro wo gukuramo inda nta mpamvu ufite. Rero impamvu z'ubushobozi, za famiye, z'iki, zo kuba wiga, impamvu nyinshi. Ariko message nabaha ikiganiro rwose komeza nta kibe. Nakundi message ijya bibaho ko zabura. bise message nabaha umukobwa akuyemo inda. Message nama akomeze yihangane uwo mwuga wo gukomezanya. Umwuga kandi Yego. wo gukuramo inda. Yego. Biramutse bibaye ngombwa ko u Rwanda, urabizi ko idarapo ry'u Rwanda rifite amabara 3, urayazi ni ayahe? Ni umuhondo, Yego, ryo ni irya mbere. icyatsi n'ubururu. Icyatsi n'ubururu. Habamo izuba, urabizi ko ribamo. Yego. Bibaye ngombwa ko leta yiga ku mushinga wo kuba rirazuba bashaka ikindi kintu barisimbuza, urabizi ko bashobora kuba bashyiramo ifoto yawe igahagarara rirazuba. Oya. Oya. Kandi ariko biri. Oya ntabwo byakunda. Wari wajya kuri Google ukandikamo ijambo Rwanda, barakubwira ngo is greenest country, bakakubwira ubuso gifite n'abaturage icyo gihugu gifite, ariko buriya bibaye ngombwa ko babihindura bakandikaho izina Celine. Ntabwo byakunda. Kubera iki bitakunda? Ni ubugome pe. Biragoye kubitekereza. Celine, ukankubaze, bagwaye miliyoni 10 z'amanyarwanda kugira ngo utwike diplome yawe, wabyemera? Miliyoni 10. Miliyoni 10 z'amanyarwanda kugira ngo diplome yawe uyitwike. Oya ntabwo nabyemera. Kubera iki? Impamvu natabyemera, diplome ikenerwa n'ahantu henshi. Nshobora kuba nabona akazi kamembe wenda izo miliyoni 5 ku kwezi. Aya ntabwo nabyemera. Utekereza ko ari nk'akahe kazi wakora kajya kagwemba miliyoni 5 ku kwezi biturutse kuri diplome yawe? Karahari kenshi no muri banki wahakora. Yego. Celine, waba warigeze ukora ikiyede? Oya. Waba warigeze atlise byibuza ucuruza wenda nko mu isoko cyangwa se nka butike? Oya. Ko waba utayi bagusubije wabwemera? Ubuki. Ubuki. Wabyumvishe nubwo uri kwirengagiza. Icyo kintu mba nakwemereye. Ntabwo nabutaye. Yego. Sure. Yego. Ushaka kuba uri umwana mwiza? Ndagerageza. Akaba uri umuntu uba ukigendana ubumuntu. Ndagerageza. Wari wakundana n'umuhungu akaguhemukira? Yego. Dusangize kuri experience twumve byagenze ute? Ukuntu wari wamwizeye? Nta kintu byari bitwaye, byari ngombwa ko bibaho, ariko ntabwo nari mbyiteguye.
birumvikana birumvikana. Sorry. Byatangiye gute, byaragiye gute? umusore twari tumaranye imyaka 5. Ubwo se mwaje gutandukana gute? Ni impamvu y'ibanga. Ese ubwo imyaka 6 uko bisa kose ubwo nimwari mutangiye gusa kubera ko ari abatindanye barasa? Yego se. Aya Ufite aba ex bangahe? mfite umu-ex umwe. Ex umwe? Yego. Ubwo watangiye gukundana ryari? 2021. Ubwo hashize imyaka 4 ukundana? Kandi ubwo ufite umukunzi mwari muranye imyaka 6? No, ubwo nimba 5 ni 6. Ubwo watangiye gukundana na 18? So, aya. Ubwo rero uri kutubeshya? Aya. Ni muri 2020. Imyaka 5. Yego. Okay, memory umwibukira ukavuga uti sha nubwo byarangiye ariko kabisa iki kintu cyari sawa. Ikintu nyibukiraho urumva icyo kintu cyabura? Ntabwo cyabura. Hari byinshi ariko wenda icya mbere y'amagatayo hari umuntu wanyumvaga. Kuba uteye neza kugira ngo ukomeze uteye neza gutya ubigiramo uruhare rungana gute ku ijana tubishyize nko kuri porosanta? Nta ruhare narwo. Nabivuze ntabwo wita we birikora gusa ukabona uteye gutya. Narwo. Uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe. Bibaye ngombwa ko uzajya uhembwa bitewe n'ubwiza bwawe, wenda ku kwezi turi guhembwa 100,000 bijyanye n'ubwiza bwacu, wumva wajya uhembwa umushahara wangahe? 100 bingahe? 100. Guteza ubwo nyine wenda umukobwa mwiza ku kigero c'100% ari guhembwa 100,000. Ubwo uko tugera tumanuka mu bwiza niko amafaranga amanuka, wumva wajya uhembwa ngahe? 70. 70,000. Ayagigira gutya. Rarenze. Yego. 70,000. Yego. Gihugu hose. Yego. Ageragira gutya. Rarenze kabisa. Turi gusiganwa, turi gutwara amagare, sibyo? Yego. Turatwaye, turi mu marushanwa nawe yarimo, sibyo? Turi hafi kugera ku murongo wa nyuma usoza irushanwa, finish line. Uri ku mwanya wa 3, ushyizemo ishyaka, uratwaye cyane, uranyonze unyuze ku muntu wa 2, wahita wakanga ubwo. Kansubiremo, dutwaye amagare, sibyo? Turi kwihuta wenda turi kurasinga muri stade, turi kuzenguruka, turi hafi kugera ku murongo wa nyuma, sibyo? Uri ku mwanya wa 3, ukanyuka ugahita uca ku wa 2, wahita wakangaye? Natambo wa mbere. Renze. Nabibonye. Ahita wa mbere. Renze kabisa. Utwaye imodoka, sibyo? Tugiye Musanze, sibyo? Turi kuzamuka tuve Nyabugogo, tugiye Musanze, wenda tugiye gutabara inshuti yawe, sibyo? Bibaye ngombwa ko agira ikibazo cyihutirwa, dufatiyeho tutiriwe tunareba ngo dufite sanse ingana gute muri tanka. Yego. Tugeze hagati ahantu hatemerewe kuba hari icyapa wenda waparika ku ruhande, usanze umukecuru w'imyaka 100 mu nzira n'umwana w'imyaka 9. Muri abo bantu wagonga nde kubera iki? Umukecuru w'imyaka 100 n'umwana w'imyaka 9 wagonga nde kubera iki? Ntago bibaye ngombwa nagonga umukecuru. Kubera iki? Kumva n'ubundi ayaba ari kujya ayaba arashize. Nakanga umukecuru wahita umuhitana. Yego. Ubwo se feri zaba zabaye? Okay. Shabaje kungora ubugome. Okay. Ni iby'agaciro. Gira ikibazo mbaza kugira ngo nyine nawe wisanzure, nakwaje ibibazo byinshi hanyuma
tunasoza ikibazo ikiganiro tunasoza ikiganiro. ikibazo nakubaza se Fiston, wowe uracyari imanzi? Manzi, ndi imanzi, noneho imanzi Pro Max. Nicyo nakubazaga. Urabyizeye? Ngizeye nka 50%. Kubera icyo ubyizeye 50% kandi ibyo nkubwiye ari ukuri? Nasi ibintu byose umuntu akubwiye tubyiza cyangwa tubifata nk'ukuri. Urabanza ugashidikanyamo hanyuma nyuma ugakora research, noneho finally results ubonye akaba arizo ziguhereza final decision. Yego. Ubwo se nawe niko ugiye kubigenza? Oya, ubwo ndizera ibyo mbwiye nta kibazo. Kubera icyo umbajije? Ko wari umbwiye ngo nkubaze ikibazo numva nakubaza. Icyo nicyo cyari hafi. Yego, iki kintu mfite amatsiko kuba nakubaza. Reka ngushimire weho twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye, nkabubwira ni Defia, iminara yose iri mu mujyi wa Kigali, iminara yose iri Paris mu Bufaransa, iminara yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiri guconnect erekeza kuri Defia. Ni umukobwa, ni umuhanga, mwite definition y'u Rwanda, ashobora gusimbura rya zuba riba mu idarapo ry'u Rwanda. Ibaze ko yanika imyenda mu nzu bugacya yumye kubera ubwiza bwe, yarashininga. Mwite ikizuba zuba. Urabizi ko ari we ndi kuvuga? Yego. Okay, wasetse rimwe gatwenge kamwe. Angere none ndi gukunda ukuntu uri guhita ubaseriye. Ashobora kuba wakicisha umuntu amatsiko. Oya. Okay. Mwakoze.